kugaburira cyangwa se nikugaburire ishobora kubikwima abandi babimena kuko ni igihe kinini najyaga njya kuri za Mondisi za Gikondo hahandi hasigaye hari umurenge wa Gikondo mbere yaho hari bahubatse itorero rya Mondisi yose ya Gikondo najyaga njya kuri iyo Mondisi najya njya kuyobora ubukari bamenye bwatangiye kubora najya ngira gutya imisatsi ya meshi nkamena ku ruhande amakara nkamena ku ruhande banjandera ngo ninjire indera mbona abantu bicaye ku ntebe ndinjira ndavuga nti bibi murimo ni ibiki wita mubana abana b'umuperezida bitwa n'inzara numvaga nabaye abantu baravuga ati uwo ni Mungu aje muri umuntu bamubwiye ati muganda hari umugande hano wishwe n'inzara aje muri Gikondo patezoni n'amashaza ni Mungure ubuzima burakomeza Imana irabwira ati humura zakugaba vuga ngo arangije gusenga garuka habigishwa be bari asanga basinjirijwe n'agahinda arababaza ati ikibasinzirije niki ni mubyuke musenge kugira ngo mutajya ni kujyana hisanga ibi rero bababwira ngo cyakira igitangaza gicakire ariko gitangaza cya mbere ni ugutunga Yesu niwe gitangaza iyo wakiriye igitangaza kibyara ibindi bitangaza itangaza akira imodoka akira umugabo akira inzu ni byiza cyane ariko igitangaza banza wakire nyiri bitangaza ari we Yesu numara kumutunga abyara ikindi unabyara uwasa nawe watunga Yesu ntabyara inzu ntazabyara iyo modoka ntabyara ibyo bipangu iyo maze kugira iki gitangaza ari we Yesu ujya ku isoko ry'umurimo cyambere arakumenyekanisha Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Haleluya barokore Mahoro y'Imana bane na muraho neza mufate Bibiliya isome ijambo ry'Imana Bibiliya dusome ijambo ry'Imana igitabo cy'Itangiriro igice cya 37 Itangiriro igice cya 37 murongo wa 18 kadusome aravuze ngo igice cya 37 murongo wa 18 aravuze ngo bamwitegera akiri kure bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi baravugana bati dore Karosi araje nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye tuzamenya inzozi ze uko zizaba Haleluya ujye imbere gatoya 41 ujye imbere gatoya 41 umurongo waho wa 37 ndashaka gusoma muri iki gitabo gusa 41 umurongo wa 37 aravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose atabuzemo n'umwe Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu
uri mu mwuka w'Imana arakenewe muri iki gihe. Soma mu bice 50 by'icyo gitabo, hanyuma mpuza aya magambo atatu, hanyuma tuze kugira ikintu dusengera. Ngo hama 20 bice 50. Bahageze, haravuze ngo ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi ikize abantu benshi twagendanye. Imana ibaduhera umugisha. Haleluya. Nabazaniye intego y'ijambo ivuga ngo si ngombwa kumenya ibyucamo n'ibikubabaza, uzabimenya amasomo arangiye. Ndasubiramo, si ngombwa kumenya ibyucamo, ari ibikugerageza, ari ibikubabaza, uzabimenya amasomo arangiye. Iyo umuntu ari ku ishuri, ntabwo ushobora gukora ikosa ngo ubaze mwarimu, ngo umubaze ngo iri somo unyigisha rizamarira iki, cyangwa nzarivanamo iki, cyangwa rizangeza he. Mwarimu kwigisha isomo abazi icyo uzavana muri iryo somo. Si ngombwa kumenya rero ibikugerageza n'ibikubabaza, uzabimenya amasomo arangiye. Ndashimira uyu mwarimu ajya yigisha neza. Abanyeshuri iyo biga bose bari muri class bigisha isomo rimwe, ariko uyu mwarimu twigisha, twebwe ntabwo atwigisha isomo rimwe. Wowe uba uri kuryawe, n'uyu aba ari kurye, n'uyu aba ari kurye. Niyo mpamvu mu ishuri mwarimu iyo abonye umuntu usakuza aramuha. Kuvuga ngo mu ishuri ntibasakuza, urimo gusakuriza abandi banyeshuri, warimo ariga isomo rye, nawe urimo uriga iryawe. Iyo aba mwigaga rimwe, wari gusohoka ukamubaza ati mwarimu yakwigishije iki, kugira ngo nanjye nkoporore izo note. Mwarimu twebwe utwigisha, buri muntu amwigisha iki. Ntabwo rero ari mwarimu wigisha isomo rimwe abana bakaryiga rimwe bakarihuriraho. Twebwe duhuriye mu rusengero turi benshi, ariko mwarimu utwigisha buri muntu amwigisha iryo somo. Kirazira rero gusakuriza mu ishuri. Iyo usakuje mu ishuri baragukubita, bagusohora hanze. Ntawasakuriza abandi banyeshuri barimo gukurikirana amasomo, buri muntu arimo ariga irye, wowe urazana urusaku, baragukubita. Iga neza, Imana ikugirire neza. Reka maze mbibwire, hari abashitsi batanzi ngo bagire gutya. Imana ibahe umugisha. Merukano n'ubundi teraniro ari rinini kandi ryari ryuzuye, ngira ngo ahari abantu bose baranzi. Kumva ukonje sanga hari abandi Yesu yahamagaye, abahamagawe n'Imana. Haleluya. Nitwa Senyumva Saviye, naturutse ku itorero rya Nyanza Kicukiro. Ni umwe mu bayobozi bayoboye icyumba cy'amasengesho, nacyo gisenga uyu munsi ku wa gatanu. Ariko iyo nagiriwe umugisha ndagenda, kuko singiyoboye jyenyine, haba hari n'abandi bayoboye. Hano rero Kacyiru mpagira inshuti nyinshi cyane, mpagira n'imiryango. Atari kavukire mu nda ya mama, ariko mpagira inshuti kavukire mu nda ya Kristo. Noneho abo bo mu nda ya Kristo hari igihe bansura, hari n'igihe nanjye mbasura, hari igihe dusengana, hari igihe dukorana umurimo w'Imana. Ubwo rumva yonje Kacyiru mba naje nisanga ni mu bakozi b'Imana kandi bakunda abantu b'Imana.
Sengiyumva Saviye rero uyoboye Nyanza umudiyakoni umugore n'abana 12. Hari igihe mvuga abana 12 abantu bakagira ngo si umugabo niki abagamije iki abagendereye ukubira abantu ko yabyaye cyane ko afite benshi oya nabyaye benshi bibwiwe n'Imana kandi muri abo benshi Imana imbwira ko izamfasha kubarera kandi nagerageje gukoresha inyabwenge bitewe n'igihe nari ndimo mfusha umwana w'inzara nari mfite 2 mfusha umwana w'inzara mfite 2 umwana ararira inzara yica neza cyane inzara irakurya ukajya muri roranti ukigendera ahantu neza ukagira ngo uri mu munyenga amashaka agashira kuvuga bigashira gutaka bigashira ugatangira kwayura nako kugakama yari umwana kwayura yo gukamya sigara uhigiza kwarangira akabona umwana afashwe n'igitutsi yagenda akagacika. Umva rero ubwo buzima twabuciye kwicwa n'inzara wari umuntu ufite amamiliyoni kwicwa n'inzara wari umuntu ufite ibipangu kwicwa n'inzara wari umuntu ufite amamodoka kwicwa n'inzara utuye mu gihugu wavukiyemo kiri n'ibiri mani kujyana hishaka. Ibi rero bababwira ngo cyakira igitangaza gicakire ariko gitangaza cya mbere ni ugutunga Yesu niwe gitangaza. Iyo wakiriye igitangaza kibyara ibindi bitangaza. Igitangaza akira imodoka akira umugabo akira inzu ni byiza cyane ariko igitangaza banza wakire nyiri bitangaza ari we Yesu numara kumutunga abyara ikindi unabyara uwasa nawe watunga Yesu ntabyara inzu ntazabyara iyo modoka ntabyara ibyo bipangu. Iyo maze kugira iki gitangaza ari we Yesu ujya ku isoko ry'umurimo cyambere arakumenyekanisha icya kabiri aragutuza cya gatatu akakwogeza. Hari umwana wanjye uri mu mahanga ejo bundi yahamagaye mama we aramubwira ati mama tariki Imana iratangaza ati papa uziko namubonye ari mwabwiriza ati uziko papa yabaye umusitari bana yishaka kuba umusitari witoza kugendana n'Imana witoza kubana n'Imana witoza gusenga Imana. Hari ibintu ngambiriye kubigisha ibintu bitatu bikomeye bibyara imbaraga z'akataraboneka zikora ibintu abantu badashobora gukora. Nubwo hari ibintu byinshi hari n'imbaraga ziva mu gusenga hari imbaraga ziva mu kuririmba hari imbaraga ziva mu gucuranga hari korari ziharirimbye hano twumva ibintu birimo kugenda bibohoka n'iminaniro umuntu aba afite n'ibintu byinshi bigenda bibohoka. Hari umusore umwe uherutse kujya acuranga agacurangira Sawuli yacuranga ibiri muri Sawuli bikamuvamo. Banishimwe cyane uziko hari abantu b'iyi minsi bashobora gucuranga ahubwo ibi barimo bibavemo kandi tugomba gucuranga abantu bari muri iri teraniro bikabavamo natwe ubwacu byarabanje kutuvamo. Hari igihe wandika izina ibintu byinshi. Umugabo umwe twari kumwe mu gihugu cya Uganda yashatse kumenyekana ku binyamakuru ashaka ikintu yakora cyiza ngo amenyekane arakibura aravuga ati jewe ngiye kumenyekana aragenda afata ihene y'umuntu ayijya hejuru abanyamukuru baramanuka bamujyanye bamubajije ati nje nashatse kumenyekana sanga nta buryo namenyekana ngo isi yose mbone mitanyuriza inzira
ariko imana ishimwe twe hari inzira ducamo imana ikatumenya kandi yarangiza kutumenya ikatumenyesha n'abantu. Haleluya barokore mana we. Iyi mana ikora ibyo ishaka kandi mu gihe ishaki. Kuba ubabaye, kuba ushonje, kuba nta mugore, kuba nta mwana, imana ikorera igihe ishaki. Ibintu bitatu. Cyambere ugomba kuba wibitseho ikintu cyitwa gusenga. Amasengesho habamo imbaraga zikomeye zishobora kugamburuza imigambi mibi zikirukana karande. Hari korali imwe ya Kimisagara yigeze kuririmba iravuga ngo amasengesho ni bomba ikomeye cyane. Ngo abayuda barasenze ku munsi wa mbere barasenga, umunsi wa kabiri barakomanga, umunsi wa gatatu barakingurira. Amasengesho yakwicaza hose atigeze yicara. Amasengesho arakuzamura akaguha icyicaro. Reka mbibutse ko izo ntebe mwicayemo hari abandi bazicayemo batakizirimo. Hari ababwiriza butumwa bavuze neza imana batakicaye hano. Hari abaririmbyi baririmbiye imana batagica kuri iyi tere, batakiririmba, basigaye baririmba izo hirya bamenyekanye ku zindi. Ariko imana ishimwe iyo umenyekanye mu nzu y'Imana ikintu cy'ingenzi. Uri gukora ku kirengarenga, nyiri murimo ari hafi kuza kugira ngo aduhembe. Mwagize neza kuntumira. Amaze mvuga icya gatatu mbabwire iyerekwa nagize. Icya mbere tuvuze gusenga, icya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Iyo usenze nusoma ijambo ry'Imana ubikaho imbaraga z'amavuta, ariko ntiwibikeho ubwenge bw'Imana. Hari ubwenge bw'Imana, ntabwo ubwenge bw'Imana tubwiga mu ishuri. Ishuri mwiga y'ubumenyi, izo diplome mwibitseho n'ubumenyi. Yo mashuri y'ikitabashwa n'ubumenyi, ariko ubwenge buva ku Mana. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo warisomye rirakurinda, iyo warisomye rirakuyobora, iyo warisomye ntabwo ukora icyaha, ntiwiba, ntusambana. Iyo wasomye ijambo ry'Imana shaya ikubamo indaro. Kristo umwuka we yazuye Yesu niba aba muri twe azazura n'imibiri yacu kubw'ibyaha no kubw'intege no kubw'uburwayi. Ijambo rya gatatu ni ukwizera. Ibyo bababwiye ku wa gatanu bushize, ibyo bababwiye ryari, ibyo babigisha, ibyo mwene data bigishije, n'ibyo bavuze. Utagira kwizera ntacyo uzagira. Kwizera Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Utizera ushobora gutuma uhungabana. Nigeze ntunga amasengesho igihe kimwe, ntunga amasengesho kuyanga, ndasenga Imana ivugana nanjye, soma ijambo Imana ivugana nanjye, mbwira iby'izankorera. Usugira ngo kuba Imana ivuze ngo izakugirira neza kugira ngo ntuzahura n'ibibaya. Ntuzahanura ahagaze ku musozi, ariko iyo Imana imwereka nawe uri ku musozi, imwereka ibibaya uzacamo. Hari ibibaya ucamo. Nigeze mbwira abantu akantu gato. Marayika wa Gaburiyeli aba imbere y'Imana. Uyu marayika akunda abantu kubi. Iyo yumvise izi nkuru ku Mana iba itararangira, bitarasoza, agahita kongora. Turabizi numvise mu ijuru bavuga ngo hari ibintu biri imbere yawe usenga y'ibiri birakora. Agasubirayo, asubirayo inkuru bari bariho
bayirenze ni ukuvuga ngo hari ibyo yumvise hari n'ibyo tu kandi muri ibi yasimbutse hari n'ibibaye uzaca nane kavuga ngo uhaye umwana ejo ugasanga ko niva mu ntara bibaye amarayika yakubonye ku musozi ariko ihangane ibibaya n'ibivaho uzagira kwita ndasenga icyo gihe ngira gusenga nsoma ijambo iminsi miri isohoraho bimare kunsohoraho ura n'ubuzima burangakarana inzara iba inzara iranuma abana babura mituweli umudamu abura icyo kurya tubura icyo tugaburira abantu ubuzima buradukakara ngo bumare gukakara kwizera kurabura ntangira gutekereza cyane ngo nigeze ntunga amamiliyoni ndakorera Imana nkorera shitani none ubu buzima bubayeho kubera ubuzima burangakarana kandi abambona ngenda bakabona ndi boss bakabona ndi umukire bakabona kuburyo no mu isibo bigeze gushaka abantu batangira mituweli ninya kuvuga ko nta mituweli ngira uko bambonaga havuga barabivuga ko nta mituweli ngira baravuga tumuga barasabiriza no kugira no kubeshya kumbe Imana yashaka kuzuza icyo yavuze iyo igucisha ahantu ukomeye shiduka nacyanganyikiwe umutwe byikoroze byikoroga ndimo mvuga ngo abana ba Kagame Paul bicwa guteneza numvaga nabaye nyakubahwa Paul Kagame noneho nanjye bantu bose barabana ndaturubutse izera kurabuze kinasomye n'amasengesho naho Imana yavuganiye nanjye kwizera kurabuze mbona urupfu mbona abantu mbona ngiye gushingura ubundi mbona byakomeye kuko hari igihe umuntu n'ubuzima bukamusigira ibikomere nk'ubu ngiye wapfushije umwana w'inzara iyo hakubise akantu gato k'inzara utabona n'abakora urumva rero bwadusigiye ibikomere bwaraduhahamuye ariko n'ubwo bwaduhahamuye hari Imana ikiza guhahamuka hari Imana ikiza umubabaro banjyanye Ndera kunza amapingu n'umukozi w'Imana cyane genda mvuga ngo abana ba Paul nyakubahwa Kagame bicwa guteniza babura gute mituweli babura gute kwiga banjyanye Ndera ngo ninjire Ndera mbona abantu bicaye ku ntebe ndinjira ndavuga ntibibi murimo ni ibiki bita mubona abana b'umuperezida bicwa n'inzara numvaga nabaye abantu baravuga ati uwo mugabo ni mu mutambutse biragaragara hari ubuzima bubi yakuyemo baranjyana baranganiriza nyuma bantera igishinge cyabo bamaze kukinera hanyuma bangaruye mu bandi bambaza muriya ijambo rimpumuriza ndarivuga bamba indirimbo zituririmbire ndirimba indirimbo ndayiririmba baravuga ati ni ukubera iki yakubaye n'abakura bisinziriye byabo gusa ikintu cyambabaje kutubizi n'ubwo Imana yantaye kabiri rero ibi bababwira bene data nta muntu ukorera Imana wicwa n'inzara usonza nta muntu ukorera Imana ugeretse uranasonza byava no kugusonza bakakujyana urusororo bakakutwikira neza warangiza ukajya mu ijuru Imana rero ishobora kukugaburira cyangwa se nikugaburire ishobora kubikwima abandi babimena kuko ni igihe kinini najyaga njya kuri za mondisi za Gikondo hahandi hasigaye hari umurenge wa Gikondo mbere yaho hari bahubatse itorero ry'abanyamurenge hari mondisi yose ya Gikondo najyaga njya kuri iyo mondisi najya njya kuyobora ubukari bamenye bwatangiye kubora najya ngira gutya imisatsi ya meshi nkamena ku ruhande amakara nkamena ku ruhande madama akajya yungurura agateka ubukari bugasanga tukaburya kandi Imana ikatubwira ati muhumure
munsi ntabwo uzongera kwitwa neza. Ni ukubera iki Imana yangeragezaga cyane gutyo. Imana yangeragezaga cyane gutyo bitewe nuko nihanye nakiriye umwami Yesu mvuye mu maboko ya Shitani. Ngenda kubera ka Shitani bamuvuga rero undi mu bantu bakoreye Shitani. Nigeze mbaho ubuhamya uburyo nayebaga nari umubandi. Nababwiye uburyo nibishaka imfunguzo, babwira uburyo nacuraga imfunguzo ngakingura amamodokari naza ku ivatiri y'umuntu iparitse ngakingura nkaza nkahita nigenda. Iyo nagutwaraga saa 2 za mu gitondo, saa 5 nayikunyuzagaho uri mubaza ngo nta modokari yanjye mwatuboneye yahindutse. Nagoreye Shitani akajyama gutera inzu z'abantu, nkajya nkingura inzu zabo natwara ibintu nkabakura kuri za matora n'ibitanda, agasigara baryamye bugaca mu gitondo bicura basanga amatora ntayo n'ibintu kandi nzikiza. Nashoboraga kujya kuri banki mfite isabune mu mufuka, nacungana n'umukozi wa banki ahantu arambitse ngahita mwandaho urufunguzo, namara gukanda urufunguzo ngahita ntwara isabune nije mu Rwanda ndi umukire 95 ninjiza miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Nariye neza, nambara neza, natembereye ibihugu, naririye muri hoteli nziza, nogeye muri pisine nziza z'ibyubahiro. Ibi bababwira ngo abakire baba basohotse bagiye kurya ubuzima, bagiye muri vakansi cyangwa gukisha abantu badafite Imana baba bagiye gucana gukisha. Twagiraga hanze abakobwa beza bishyurwa amadolari, basore bacu bipfuza. Nimugize kurya neza, nimugize kwambara neza, nimugize kugenda mu modokari mushaka, mugize gukenera mwisi muzamurisha. Kenere mwisi nturiye neza nkasenga yumva uko nariye neza, niwambaye neza nkuko nambaye neza, niwatunze modokari nziza, niwatunze umukobwa mwiza. Ujya mu kiyaga koga kajya gutsiritinda amazi mu kiyaga ukagira ngo ni firi mu mazi. Firingi twaraziriye ariko firingi nziza no kuzura umwuka wera we. Urije kuzura umwuka wera we. Bavuze ngo iyo nami nezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo arabaza ati tuzabonaye umuntu nk'uyu uri mu mwuka we muri iki gihe. Nashakabe arara kuzuza nati, nashakaba uti nyakuti kujewe nanditse amateka, mfite ibyangombwa byanditseho ngo uyu mugabo n'umutindi nyakujya wabagira neza hazajya anyura hose mujye mu mutabara. Nabifite neya wakarere ka Kicukiro Jire Ndamage amaze kugemuza pate zone n'amashaza n'impungu. Aje muri umuntu bamubwiye ati muganda hari umugande hano wishwe n'inzara, aje muri Gikondo pate zone n'amashaza n'imungure. Ubuzima burakomeza, Imana irambwira ati humura zakugaba. Sese Imana akagombye kuba afite abana bari hanze bari kwiga hanze, bana 12 mani bamereyeho mugisha. Ibaze 12 hari cyaye banyweye mu gitondo, hari umugati bari bazana agapatika kugira ngo wateka gace akajerekani ka cyenzi kakagira 12 senjuko wa 13, umugore wa 14, umukozi wa 15, umushumba wa 16 ngaho batekereza ya bisukari. Saa 6 wazana uburo 5 bw'ibirayi, umuceri wazana ibiro binga, mugoroba bariyanga. Fata abantu 16 bajyane muri salo kwiyogoshesha, uje muri salo wenda uvuge tumwana bamuce turuwasa buri muntu bamuce turuwasa uravayo anga ubwo
woza amazi angana iki? Imana ni umukire, ni umutunzi. Imana noneho niba dusenga twirukana ibintu ntabwo ari byo. Dusenga ahubwo tubihana. Ndasenga ndahamagara ni byose bize biterana, byose uko byakabaye biterana, ariko birangirira Karumeli, imbaraga z'Imana zibitsindi Karumeli, byose birangiye. Ndasenga maze gusenga biza bitonze umurongo, ariko bireke bitonde umurongo. Hari igihe ujya gusenga, wajya gusenga Imana yakwereka ibintu byiza ukagira ngo wabifunze, ahubwo wakwerekwa ibintu bibi mu gitondo bikazi. Kubera iki? Byabaye ngombwa ko bikorera amasengesho kuko utwereka ibibi mu gitondo bikazinduka, ariko ibyiza ntitubibone. Imana irambwira ngo mbangira ngo ibibi byose bibanza bitonde umurongo bive mu nzira, hanyuma ibyiza bize. Nta bibi byo kwivangavanga. Bari murasaba umugabo, Imana n'umugabo kandi nimara kumuguha hari uburozi bw'umureye Imana arahita gutwara umugabo maze gushyingiranwa amezi abiri. Uzabwira Imana kutaguhaye, reka ibanze kwimurira umurozi cyangwa inamwica. Niba yanze kwihana imukure mu bandi. Urimo urataka, Imana ifite icyerekezo cyawe, Imana ifite ubuzima bwawe. Si ngombwa kumenya ibyo ucamo n'ibikubabaza n'ibikugerageza, uzabimenya amasomo arangiye. Ubwanyu mwashatse kugirira nabi, ariko Imana ibizanisha ibyiza kugira ngo isohoze. Iyi saha yageze uhabwa umwanya wo kuvuga, ariko iyo itaragera ni abandi bavuga. Isaha yawe iyo itaragera ni abandi bavuga. Niyo mpamvu hano wabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bamwitegera akiri kure. Hari ibintu byitwitegera, hari ibintu bitwubakaho, kavuga ati ntabwo azambanaho, ntazanshakana, ntazambyarana, ntabwo abana be bazanyiga. Imana, abantu baduha iminsi, Imana ikaduha igihe. Aravuga ngo ntuzabaha, Imana ati Uwiteka ubayeho. Ntuzarama, Imana ati nguhaye uburame. Imfizi zarinda ziba uruyenzi ntiguhetse umugongo wawe. Amaze mvuga iyerekwa nagize, nkimara guhabwa mesaje yo kuza kubabwiriza, nagize igihe cyo kubana n'Imana ndayibaza. Keneye Imana ko bari abantu irihe jambo nababwira. Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo iminsi turimo ntabwo ari iminsi myiza. Bambwire bongere amasengesho kuko hari ibije guhiga ubugingo bwabo. Naje kubona umugore wiyerekwa, umugore arimo anigwa n'umugabo, kandi uwo mugabo uri kumuniga mbona si umugabo we. Mbona aramunize, amaze kumuniga aramubwira ati ndakuniga kugeza umwuka ukumaramo unogonore usigare nta mwuka ugize. Mbona aramuhesheje neza, amaze kumuheza kumuca amabere, amuca n'amatwi. Uyu muntu ateye ati, mbona ndimo gutabaza, ariko najya mu bayobozi, najya mu bashinzwe ubuyobozi aho ngaho natabaza, nkabona arasa nkaho uriya muntu uca amatwi, urimo guca amabere, basa nkaho baziranye, ntibagira icyo bakora. Ngiye kubona mbona wa wundi baramujyanye bagiye kumushyingura, ariko dosiye ze mbona ntizitaho, mbona ntizikurikiramo. Yenda bazana Imana ibintu yasohoka.
ngo mbabwire musenge, hari ibintu bije guhiga umugore. Urasobanura iki? Urasobanura itora? Hari ibintu bije birihiga, bije kugira ngo birinogonore mu mwuka ryari rifite, risigara ari igikanka, risigare nta mabere rifite. Iminsi turimo igiye kugamburuza benshi. Nigeze nigisha ijambo ry'Imana ahantu hamwe, Luka 22. Muri Luka 22 harimo umurongo wa 45 na 46. Uravuga ngo arangije gusenga agaruka aho abigishwa be bari, asanga basinzirijwe n'agahinda. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya he. Usigira ngo agahinda karoroshye. Ufite akawe nanjye mfite akawe, ibidusinziriza. Dusaba rero tuve mu bitotsi, uguhiga ubugingo bwawe. Twese tuve mu bitotsi dusenge. Iminsi ibaye mibi. Hari igihe muzabuzwa guterana, hari igihe muzabuzwa kwinjira mu nsengero. Nta gihe cyo gupfusha ubusa tugifite, nta gihe cyo kwirirwa mu nsengero tugifite. Dufite igihe cyo gukora, dufite igihe cy'iterambere. Umugore, ndashimira Imana aho umugore yahigwa, ariko amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, ariko riranyeganyezwa. Nubwo amarembo y'ikuzimu atashobora itorero, ariko riranyeganyezwa. Razana ibintu by'ubushomeri wowe mu nzu y'Imana, ngo dushomerere mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana se haba ibiki? Urabona umuntu yarambwiye ubuswa bwawe nibwo bwatumye uhahama. Uzi Imana yagushatse uhinduka umuswa. Gusa nta perime mfite mu mufuka. Kuki abandi babona akazi sinkabona? Ubu murabona ntakora. Perime ndayifite mu mufuka. Tanagira ngo wenda n'ibintu niranga muntu hatsi pe. Tagira ngo rero tuba tuvuga ibintu bidaha. Kuki shaka akazi? Uzasanga Imana imaze gutabara benshi babwira abandi ngo ntimuzi gukora, ni umunebwe, ni umwete muke, kuko w'isaha ye yageze. Bene data, urava ku murongo harinjiramo undi, guma mu mwanya wawe. Kandi Imana nibigize uwikuramo ikamusubiza, ushimira Imana, ejo ni wowe. Nta muswa uhari. Ninde muswa washatse bahaye akazi bakanga kugakora ngo Imana yakugira umuswa, yaguhondagurira mu ikote, yaguhondagurira muri superi nziza, yagugira gahondeje. Imana yaguhondagura ingeri zose, ukakubona ugenda mu ikote. Ariko hashimwe Yesu, nubwo batwitegera hakiri kare. Uyu Yosefu ni umwe mu bahungu ba Yakobo, yabyaye ashaje ageze mu zabukuru. Amaze kugira imyaka 17 akajya ajya kuragira na bene se, bene Biruha. Ngo yaragiranaga n'ab'intama akabona amafuti, akajya akayabwira se.
saramukunda vuga ati mwana wanjye ntukabe umunyamafuti nk'abandi urakiranuka jya wirengagiza amafuti yabo Imana izakugirira neza kandi atangiye guhura n'ibigeragezo ariko hari icyo Imana yavuganye na se igihe kitari gito Imana ikagisanga Yosefu akarota inzozi arota bahambira imiba y'inkwi barayihagarika urema iyo abagenzi be yikikije uwe yikubita hasi akajya bibarota uzaba umwami wacu uzadutwara uzatuyobora ngo buke kabiri arota ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11 zose zikubise imbere arazirotorora na papa wahawe atari kumara isenzi ugira n'izuba jewe nabengase tuzaza kwikubita azamba Imana ivuga ngo rihere hagarara ku ijambo Imana yavuze uryibikeho urizirikane wiryizere icyo Imana yavuze no kugikora izajya umunsi umwe Yakobo amudodeshereza ikanzu ndende muri iyi kanzu ifite ikivuga mu muco w'Abisirayeli ni inyacubahiro iyo bakudodeshereza ikanzu ni ikanzu y'icyubahiro abagande bakunda kuyikoresha mu gihe cyo gusaba iyo ufite mushiki wawe ukamushingira mu mpano baguha ya mbere baguha ikanzu barayise neza bamurize neza baguha ikanzu iyo yambaye ikarenzaho ikote umunyacubahiro ikanzu rero ngo bene se bayibona bagira umujinya bagira uburakare baravuga ati uyu ni ukunzwe ni wowe witaweho twebwe ntabwo tuzwi atangira umunsi umwe se aramuhamagara ati mwana wawe wino mutume muri Yesu bagiye kuragirira ahantu bita Yutamu Shekemu ngo aramutuma ngo ageze mu gikombe cy'i Heburoni umushumba umwe amubona arimo kuzerera aramuhamagara turashakane ati ndashaka bene data baragiye ati baragiye koko numvise bavuga ngo bajye kuragirira Yutamu bavuga Shekemu yirukanka ngo agereyo kumbi abazaniye umutsima sugira ngo kuba warakoze neza bizakubuza kwanga bizakubuzwa kugambanira bizakubuza kuhiba uragambanirwa n'iyi mirimo y'Imana habamo akagambane ushobora no kuvuga Imana neza abantu bakakwa ushobora kuyobora neza abantu bakakwa ushobora kuririmba neza ushobora gutera ikorasi neza ushobora guhanura undi agahanura bakakwa bakakwa nta hantu haburi ye cyose tuhora mu bibazo tuva mu bibazo tujya mu buzima bwiza ukajya cyangombwa n'iki uko twaba dufite hari umusore mwiza kandi wubaha Imana herutse mu ntara Imana irambwira ngo hagurutse abasore n'abakobwa bari muri abasore 32 abakobwa 32 Imana irambwira ngo uko bahagurutse bose mu bakobwa mfitemo 5 nibo bakobwa mu basore mfitemo 3 naye bazana abandi bose n'abaki Imana irambwira ngo bambarize ndababwira nti nimwicare harimo abasore 3 bonyine muri 32 aba basore niba Imana yemera nibigiye guhita ibanzirizaho gukorera ubukwe hanyuma abandi temera namwe muce ku kidendezi Imana ibanze buhagireho karande n'imyanda yose kubera iki yabonaga abasore arambwira ngo bari bigo basaba abagore abo bafite bo narababahaye anu baririrwa batitiriza Imana wamaye umugabo ko bashaka Imana
ati abakobwa nibo 5 gusa, abandi bose barabyikoreye, abasore barabyikoreye. Birambaza utari umusore oya nuri umukobwa, abamama babazanye ntabwo none wiki isuko. Rero niba dushaka ko Imana ibana natwe, igendana natwe, tugerageze no kugira umutima tugerageze no kugira umutima ukirana. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujija. Data we baratwitegera, ariko Imana ikaduha igihe ikavuga ati ntabwo muri bupfe ngo bamwitegere. Mwarababwira ati mwe kuvusha amaraso umujugunye muri uru rwobo. Ndashimira Imana, bamuhize kenshi, bamukurikiye kenshi, ariko uko bashaka kumwica, kumva Imana irimo gutinza kwicwa kugira ngo amazi abanza akame. Bibiliya iratubwiye ngo rwari urwobo rwacukuwe. Iyo bamujugunyamo amazi akirimo, amazi yari kumwiyicira, ariko barabigambirira ntibabigeraho, kumva Imana irimo irabatinza kumwica. Amazi akaba bamujugunyemo n'amazi akirimo, ngo bamujugunyemo n'amazi akirimo. Agezemo kumbi uwitwa Rubeni arashaka kumubakiza, aze kumusubiza papa. Murabona itara n'Abishimayeli batundaga imibavu n'ishangi n'ibihumura neza, ngo bajya mu Egiputa. Aravuga ati kumwica ntacyo byatuma, reka tumukure mu biceri 2, bamugura ibiceri 20. Yesu yaguzwe 50, ntabwo batunganya agaciro. Cyangwa se umururumba w'amafaranga n'uwa none ntawe utazawusanga, nta n'uwaza uzahasanga umururumba w'amafaranga, kagambane k'amafaranga. Yesu yaguze 30, uyu nawe bamuguze 20, nawe abaye umugura. Baramujyanye mu kindi gihugu, agereyo ukuboko kw'Imana icyo yavuze, irindi jambo rya irindi bihe n'ibihe, Imana ibanye nawe. Bamujyanye mu isoko baradandaza, uko badandaza utunyanya n'iki. Hari n'abandi bahungu benshi, Potifari n'umugore we bajya mu isoko kujya gushaka umukozi. Gere ku duhungu bakajya babaza akanangahe, bakababwira akakonangahe, bakababwira. Ageze kuri Yozefu ndavuga ati umwana yaba mwiza, Imana ikwambure kasikeri y'abadayimoni. Mu gihe ugifite kasikeri ikugaragaza nabi, utaboneka, ntuzakuvugisha, nta n'uzagushima. Iyo wakora icyiza ntiwakora, ariko Imana imaze gucanga kuri kasikeri, ubwiza bw'Imana bukururuka. Mwambara ubwiza bw'Imana, mwambara icyubahiro cy'Imana, mwambara ubutware bw'Imana, mwambare kurengerwa. Arakaguze kagiye mu rugo, ukagere mu rugo, icyo gakozeho cyose kabaye akanyamugisha, ntabwo ari akanyamuvumo. Umuntu wafizganye n'Imana, ufite umugambi mwiza wageragezwa, wahura n'ibibazo, icyo ukozeho cyose bakamubatisha iki kintu cyakoze. Isi mikeya bwiza bwako ukabera ikibazo. Muka Potifari ati tukaryama, umuhungu aterekana mu byo databuja yamaye, wowe nturi ibindi byose ntagenzi, ariko wowe uri umugore. Wamuhenga abakozi bose, uwo munsi menya yarabashibije we na Yozefu kujya ngo babonane. Agahungu ngo kinjire gukora imirimo yabo, abaramufashe. Umuhungu atirekana n'ibyo mfite, umasize umwambaro. Imana itari kumwe nawe, hari imigambi bacuka gushika. Uzi ko ngo mugabo avuye mu kazi nimugoroba, umugore yaramubwiye ati wamugurano wazanye yansakanya agasuzuguro ko kunyiyegereza, kugira ngo niyo akaba Imana ikubona Yozefu, avuga ko tufatira ko bakamuta arangiza
yanjye ariko nshimira Imana niyo abantu batagukurikirana Imana ikagukurikirana. Dufite gikurikirana, abafite gikurikirana, haleluya. Imana irakurikirana, iracyari kuri Yosefu. Nibyo yavuganye na se, sari mu marira, sari mu kiriyo, bamweretse ikanzu yinitse mu maraso, sari mu kiriyo, yibagiwe ibyo yavuganye n'Imana. Kumba ari mu kiriyo, ariko Imana iri mu mugambi wayo. Potifari atumukana bamujyanye mu nzu y'imbohe. Ageze mu nzu y'imbohe, ukuboko kwiza kw'Imana kugendanye nawe. Umurinzi wa gereza urinda imbohe abamuhaye akazi ko kugenzura bene se bose bamugereza. Muri icyo gihe yari arimo, Imana igiye gukora igitangaza, iteza ikibazo. Naratangaza Imana kugutabara iteza ikibazo. Ikibazo cyateye kwa Farawo, gitere kwa Farawo, umuvuzi w'imitsima n'umuhereza wa vino baba barakaje umwami baba bafatiye rimwe, abarigishije mu nzu y'imbohe. Asanzeyo Yosefu barabayoboye n'isi mikeya ngo barota inzozi ziciye ukubiri. Umuhereza wa vino ariwe wari uyoboye abatware kwa Farawo, arota inzozi. Wabona amaseri 3 y'imizabibu barapfunitse, ararabije, amaze kurabya yeza imbuto, utazirahishije abayenza igikombe cya Farawo, wakamuriyemo za mbuto ashiriye Farawo. Yosefu amaze kuzimusobanurira ati ko bigiye kumera iminsi 3, Farawo arabakuzamuye hejuru. Iyo minsi 3 amaseri 3 y'imizabibu urayenza, ukamuriye mu gikombe, ugiye gusubira mu butware bwawe uko wari umeze. Mugenzi we yumvise nawe bamurotoreye izo nzozi, aravuga ati turi mu iteraniro, Imana ishobora kugutakira abatabaye bahaye umugisha twese tukabara. Iyo ushaka nawe umanuka mu cyubahiro urimo, ugaca bugufi, icyubahiro kikaba icy'Imana, Imana ikaba ari ikora. Nawe aravuga ati nanjye narose nikoreye ibyibo 3, ariko ikibo cya 3 cyari umutsima. Ngiye guhereza Farawo, none ibisiga biraje bikuye mu wa mutsima bimundiriye ku mutwe. Yosefu aramuga ati dore uko zisobanura ibyibo 3 n'ibisiga. Farawo arabakoresheje ikirori, bitegura iminsi ye mikuru, arakuzamura ahita gushyira ku giti, wa mutwe wawe uzahura n'ibisiga icyo giti, ibyawe bizaba birangiye aho ngaho. Uzihangane, cyakora wowe uzasubira mu bwami bwawe, uzamukanire kuri Farawo, wabwire ati hari umwana w'umugurano uri hariya, ahari aho ngaho, nanjye nzamuza. Bibiliya iratubwira ngo Yosefu yamaze y'imyaka 2 nyuma y'uko ahanurira abo bantu. Imana itakwibutse nta wakwibuka. Tugira abantu bakomeye, tukagira imiryango ikomeye, tukagira bene wacu bakomeye, ariko ushobora kubasoza, ushobora kubambara n'ubusa, ushobora kugenda n'amaguru kandi ukagenda neza. Imana ikwiye muri iri teraniro, Imana ikwiye. Yosefu Imana igiye kumukura muri gereza, iteza ikibazo kwa Farawo. Farawo arota inzozi, ziramunanira kuzisobanukirwa, abakonikoni barazinanirwa, abanyabwenge bariho muri icyo gihe zirabananira, zikenera Yosefu bamare kurota. Yarose muki, yararyamye, aza kurota ngo ari ku nkombe y'uruzi, ngo abona abona inka 7 zibyibushye zimeze neza, zirimo kurishiriza mu rufunzo ku
nkabona izindi zirindwi zinanutse z'umwaka zumishijwe ngo n'umuyaga uturutse iburasirazuba ngo nazo zirikurikiraho zimira za zindi zirindwi zibyibushye zimeze neza ziba zirabuze ngo zimare kubura baribamba avuye mu nzozi akizitekerezaho arongera aribikira arota izindi nzozi arota amahundo arindwi asibaze ameze ku giti kimwe ameze neza baza kurota n'ayandi arindwi y'umunambe y'imishishi ngo amira yayanda Farawo inzozi zira bahamagaye abanyabwenge n'Imana ije gutwara ikuzuza ubwenge wa mugaragu wasubiye ibwami aravuga ati umwami nyagasana mbabarira icyaha cyanjye igicumuro cyanjye gikabije cyagiye wadufungaga hari umugabo uri muri gereza w'umugurano yaturotoreye inzozi kandi uko yaturotoreye niko byasohoye mugenzi wanjye waramubambye ngiye gusubiza mu butware kandi aracyariyo na Bibiliya iravuga ngo bamuhuza muri gereza bamuhuza utari ubyiteguye utari ubifitiye gahunda kaza bagacisha ahantu kujya kwiyogoshesha no gukaraba iyo wagiye imbere y'umwami ugiye kubisima kuba barasubiza si ngombwa kumenya kuba bazari kugerageza uzabimenya amasomo arangiye iki gihe Yozefu ari ku masomo uzi ko ushobora kuba ku masomo abantu bakakubaza hari igihe nabaye muri maso senga Imana yicwa n'inzara senga Imana burakazi ntako ntagize miliyoni magana zishize n'ibipango n'amamodokari nagiye kwikorera iminsi ubuzima ndabworoshya njya gucukura amatawarete za Gikondo ubuzima ndabworoshya nkajya nirirwa mfurira abadamu hari umudamu witwaga Mama Kazungu najyaga mfurira munsi ya banki populaire njyayo yarapanze ibyayi by'abana byuzuye urusazi rwuma afite umugabo ufite imodokari nawe afite imodokari bwacaga mu gitondo madamu agasohokana abana n'umugore agasohokana abana bavuye ku mugati mwiza cyane usatura imbere ugasanga ni umuhondo wahinduye isura n'igikombe cyane ndi muri base binini batekereze ngo hariya hari igipagasi kiri hano kuko ntabwo ari igihe cyo barangiza bakarya bakagenda bacungana n'umukobwa witwaga Bernadetta yarangiza akakora amasuku ubuce bw'imigati ibipande byose akajyana kuri Mondisi na mucunga avuyeyo nkajya gufata ibipande bw'umugati nkanyweraho litiro 2 z'amazi nasenga Imana ikambwira ngo nzakugirira neza nzakugaburira kumbi ndi ku bice by'umugati abana bashigaje hari abantu batubwira ngo nimukajye mutanga ubuhamya kubera iki natanga ubuhamya Imana ivanye mu biro 40 ishikije mu 110 hari abantu babikiseho ngo gutanga kwikora mu ivanye mu biro 40 kuki Imana yanyujije mu rwego rw'abanyamafaranga ikanyuza mu rwego rw'abakire yari izi kwizantuza Kigali hari abakire b'abanyamamodokari b'abanyabipango b'abanyamakazi bacuruza yari izi ko nzaba yatubicisha mu rwego rw'abakire ngo nzabwire abakire ngo mujye muca bugufi icyubahiro cy'Imana irangije imanura mu rwego rw'abakire igeza mu rwego rw'abakene babatindinya kujya bo mu biro 40 bahingirizwa bafurutwa twenda tw'abantu kugira ngo nibura mu buzima zabwira bari guteranira bari mu cyiciro nari none ubu ndi mu cyiciro cya gatatu n'Imana itakura umuntu nta
n'Imana itageze umuntu. Uzinzu nasohowe, uzinzu bakuyeho amabati nanze kuzivamo kubera kubura amadeni amwe nagiye nyishyura ejo bundi Imana igiriye neza nkagenda abwira nyir'inzu ati iwacu mukiye amezi runaka akira amafaranga ati twe atuzi gukira umukristo narize ko byarahagiye. Imana ikubonemo umumaro mu gihe nk'iki nawe n'iki Imana iduhera maze kwakira inzu Imana impaye. Nabwiye Imana ni Imana ungiriye neza, icyumba na saro cya mbere uzama umuntu w'umukene ufite abyibuze abana babiri nanjye mucumbikire yumve ko abantu b'Imana babaye. Kandi uko niko byabaye nkimara kuzuza iyo nzu Imana yazanye umuntu aza kumbwira ngo nsengera abanyirukanye muri kontineri Karere. Kontineri barayigurishije niyo yayiberagamo n'umugore n'abana babiri. Aza ngo nimusengere ngo yumvise ko Imana byasenga igakora ibitangaza ngo musengere Imana imuhe inzu. Ndamubaza nte ufite umudamu? Ndamufite. N'abana bangahe? Babiri. Ngirinda nguha inzu Yesu niyayitanze ntihari, genda uzana abana n'umugore. Ayibamo umwaka umwe n'amezi 6 ava iwanjye ajya gucuruza mu ibambiro. Ubwo asigaye afite amafaranga ni bose. Anyita papa, anyita mama. Imana ikubonemo. Niki gituma Imana ibagerageza cyane? Niki gituma Imana ibasonzesha cyane? Niki gituma Imana ibanyuza mu mibabaro myinshi? Iragira ngo nimumara kuyivamo muzibuke mwirinde nimuzibagirwe. Mwibwire ngo ni imbaraga zanjye n'amaboko yanjye bimpaye kugera aha ngaha. Imana itabishatse ntiwahari. Ya Imana iratabara. Mama Kazungu najyaga nkorera amafaranga 800. 800 byageraga saa 8 agarutse avanye abana ku ishuri agasanga nibwo ngisoza. Nari narize kugura inyanya z'ikimene mu isoko rirema nimugoroba. Hari inyanya z'ikimene urunyanya ruzima ndarukandiraho. Nyanya z'ikimene n'uturagara batandikaho ku muhanda hasi ugashashi. Nibwo buzima bwanjye, niko guhaha kwanjye. Ndagara za veni unyobwa bwa 20 kakorobo icyo gihe kaguraga 20. Buzima bwarankakaranye. Madamu wanjye twageze ubwo tuva ku gitanda tukajya turara hasi twarakigurishije. Intebe twaraziriye twicara ku budobo bwa busa. Imana itubwira ngo nzabagirira neza. Turi ku budobo bwa busa nizo zari intebe. Hari abashitsi bifuzaga kudusura rimwe tukavuga ati Imana tubabarire aba bashitsi nibagere mu rugo najya dusenga twirukana abashitsi kandi abashitsi ari umugisha. Ya navaga kwa Mama Kazungu nkivumbura sizongera gusubirayo. Hari abantu Imana iha umugisha bashaka abakozi bakajya bashyiramo n'imyenda y'imbere. Koko umuntu akarengwa agafurisha n'umukozi ikariso y'imbere agafura ikariso z'abakobwa. Ivumbura sinzasubirayo. Najya kwikorera imizigo uwo munsi kiraka kikabura mu gishanga Rwanda gisi. Nongera ngasubirayo nkamubaza Mama Kazungu hari kiraka ufite? Nangije ndazinuko njya kwikorera imizigo burundu mu gishanga hashira imyaka 7. Imana ingarukaho imakazi k'ubupompiste. Maze kumakazi k'ubupompiste ndazamuka nangiye kugira ibiro 70. Ura na Mama Kazungu igikondo kurya 5 afite umwana mu mugongo unda umufite mu ntoke. Arampagarika ati umva wa mugabo we. Ndahagarara ati wanyibutse se? No yasinakwibutse. Ati nta mudamu zimuzi ya Banque Populaire igikondo witwa Mama Kazungu. Ya wajya gusanga yose atoya nije Mama Kazungu isobe siracyariho. Mama Kazungu yari yarasonje, umugabo baramufunze, inzu barayiteje cyamunara. Aba mu kazu k'ibihumbi 3 mu rutoke. Arambwira tuzi byambayeho ati n'uyu mwana metse ntabwo ari umugabo.
ati umugabo wanjye amaze igihe kinini afunze sinkina mugemurira, ati nabuze amafaranga yo kwishura inzu, azanye bararanyishuriye amezi 3, ndavuga ngo uyu niwe mugabo yahaha ubugari, ati uyu niwe mugabo, birangira nteye inda, none nabuze nuko nasubira kureba umutware wawe. Arambabwira ati ubu ndimo ndashaka uwo nafurira nanjye namubuze. Arambaza ati harya wa mukobwa wanjye Bernade turacyamwibuka? Ndamwibuka. Ati uwo mukobwa yashatse munsi mu midugudu kwa Rujugiro, ashaka umuhungu wakoraga kwa Rujugiro, noneho umuhungu ni umushoferi, ati Imana yabahaye n'inzu barubatse bizi, ati Bernade tani usigaye ungirira neza, sigaye njya yakamikira akaco kumufurira. Ni Bernade tawa undi wirirwa kwita igishushumbwe ikigoryi iki, mwagiye mubagarira yose ko muzi mutazi ritazera nirizera. Bernade ta niwe wari umutuzi. Arangije arambwira ati ubu byarancanze, ndamubwira nti reka nkwereke, ngiye kugusengera uhite wizera Yesu muri uyu muhanda. Yesu nkorera akugarurira umugabo wawe, ati niyo yamugarura ntitwabana, aramura abana mu izina rya Yesu. Ayaturira mu muhanda ndamusengera, abantu bose badukoraho uruziga, umugore arahaguruka, Imana irambwira ngo kora mu mufuka umwice umunsi. Wabuze umuntu wakwica umunsi. Niba yari afite iminsi 100, uvuga ati nguye mu umwe sigarana 99 nabo abandi bazakure mu cyangwa Imana izakuraza. Ndamubwira ni mama Kazungu, genda urye neza, wambare neza, uyu munsi ukarabya abana, wishura inzu, ubagurira kaboga uteke. Mama Kazungu ararira, aravuga ati ni wowe niba ukuri mu biro 40 uza gufura iwanjye, kumbe wajya kutubwira Imana, urajya kababwira aha Imana itakubwira. Igihe kirarangira, Mama Kazungu arakiza. Imana ivuga kujya kubwiriza muri gereza, gira amahirwe njya kubwiriza muri gereza ya Nari. Ngize amahirwe mu bakiriye ubutumwa, bakiriye gukiza umugabo we asaba. Urumva rero umugabo wajemo amenya Imana, nawe atangiye guhamya muri gereza. Imana iramubwira ati ngiye kugufungura, kandi nuzungurwa nugera hanze uzihamya uzamura. Ageze hanze ahura n'umugore we yaratwaye inda, ayibyaramo umwana w'umuhungu. Arangije ati narakijijwe n'umugore, ati nanjye sigaye nsenga. Imana irabahuza, ubu batuye hariya munsi ya Brigade Igikondo. Imana yatangiye kongera kuzamura ubuzima bubi bubaho, mibereho mibi ibaho, n'ubuzima bwiza bubaho, ariko ubuzima bwiza ububemo ufite Imana. Maze iminsi mbwira abantu koko ugire kuba mu mufuka uri saki, nta kintu wibitseho, unanirwa no kwibikaho Imana. Imana itugirire neza. Yosefu dusoza dusenga uburyo Imana yamukuye muri gereza, akaza akarotorera inzozi z'umwami. Bibiliya yatubwiye ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo arabaza ati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Mu nama yamugiriye nizo guhunika, bihunikwa myaka y'impeke mu myaka 7, kuko hagiye kuza imyaka y'uburumbuke, imyaka 7 n'imyaka y'inzara. Hunika mu myaka y'inzara, hunika mu myaka y'uburumbuke, hunika. Ubu gusenga biracyemewe, hunika. Ijambo ry'Imana biracyemewe, hunika. Gihe cy'inzara ni cyiza, uzatungwe n'ibyo wahunitse. Bene sinzara itangiye baza guhaha, igihugu inzara yageze hose, ngo ababona arabamenya ati mwaje gutata toya. Nyakubahwa ntabwo turi abatasi, tuvuka ku mugabo umwe, abana 12, ariko hariho 11 kamwe kacu karazimiye karapfuye. Ati muri abatasi mujye muhari atoya. Nyakubahwa bikubise hasi, inzozi zirasohoye. Imana irinde inzozi zawe. Tugiye gusenga Imana, tubwira ati Imana, hari inzozi twagize, hari izo twavuzweho, hari n'izatugezeho, ariko Mana dusohoreze inzozi mu mahoro. Yesu nashimwe.
bamaze kubagaburira, bamaze kurya, bamaze kubibwira, bicaye baravuga taratwishe turabirarangiye. Arababwira toya nimuhumure ku bwanyu mwashatse kugirira nabi, ariko Imana yo yashatse kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikiza abantu benshi urupfu. Wamenya ko ubuzima bwawe urimo bubi ugiye gukiza benshi, wasanga ugiye gutabara benshi, wasanga ugiye gukoresha benshi, wasanga Imana igiye kukuzamura cyane. Uwababaye cyane nawe Imana imuzamura cyane, uwashonje cyane nawe Imana imugaburira cyane, uwakubititse cyane nawe Imana yeshi cyane. Wasenga Imana, hari icyifuzo ukuye, hari icyifuzo ukuye. Gira gusenga, ugire gusoma ijambo ry'Imana, ugire kwizera niko iby'Imana yavuze. Igihe kiragera bakubwira ko utabaye ukabisiga aho ngaho, uko tusenga ukire n'ijambo kandi wibuke icyo Imana yashyize ukizera ukadusenga Imana. Nkeneye gusengera mu muntu wiyumva bafite intege nkeya, hari icyo wabwiye Yesu ati Yesu nshingiye ku ruhame, singiye ku ijambo ry'Imana, hari icyo nanjye nakora kugira ngo nanjye ntabaye. Haguruka mu mwanya wawe gusenga. Niki wakora ngo Imana ikugirire neza? Niki wakora ngo Imana irinde inzozi zawe? Niki wakora ngo Imana nawe yogeze izina ryawe, bakwituhiriwe mu muryango w'iwanyu, bavuga ati kwa runaka umuryango wabo ufitemo umuntu ubana n'Imana, uri mu mwuka w'Imana? Ninde wagira inama wakora utari umwuka w'Imana? Ukeneye umwuka w'Imana, ukeneye kubabwamo n'Imana, ukeneye kuba w'Imana. Tunanize imigambi mibi, tunanize karande, tunanize inyatsi, twirukane abapfumu, twirukane abavuze ngo ntuzaba abana. Umuntu w'Imana ajya atungurana, ejo nabo batungurana nawe bakakwita uhira. Twakire mwarimu yigire hano asenga Imana. Ukeneye imbaraga.